Haleluya, haleluya. Nshuti bavandimwe, twongeye guhura kandi mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Baje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu munsi. Imana ibagiriye neza, Imana ibahe imigisha, Imana ibahe ibyo mukeneye byose. Baturiyeho umugisha mu muryango wanyu, mu byo mwifuza, mu kazi kanyu, mu mpano Imana yabahaye, mu miryango yanyu. Ndabasabira imigisha, ndabaturaho umugisha uturuka ku Uwiteka. Iyo niyo mbasabiye muri iki gitondo. Imana ibagirire neza. Ushobora kuba we mu gihugu utuyemo ari mu mugoroba, ari mu masasita, ari hehe, ariko ndabasuje mwese aho muherereye ku isi hose. Ndabasabira imigisha. Uyu munsi tugiye gusoma Itangiriro ibice 6 tuganire. Titiravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Murongo wa mbere, abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanje ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muribuka ko igice duheruka gusoma bahoraga batubwira ukuntu baramye imyaka 100, 900, 800, 700. Ariko igihano Imana yari itangiye guhana abantu yarakaye. Imana yavuga ati abantu tibazarama igihe kinini cyane, tangira kubaho imyaka mikeya. Muracabona abantu bafite imyaka 200 cyangwa 300, 400 ntibikibaho. N'uwo musaza cyangwa umukecuru wagejeje imyaka 100 aba yakoze igitangaza. Ariko ndakwifuriza kurama mu izina rya Yesu Kristo. Ugeze imyaka n'imyaka uzobone abuzukuru n'abuzukuruza bawe. Imana iguhe kurama mu izina rya Yesu. Nibuze uzageze imyaka 120 nk'iyo ngiyo Imana yatanze, cyangwa 100 irenga. Imana iguhe kurama, ndabikwaturiyeho. Uzarebe urubyaro uzabyara, uzarebe nawe uzishime ureba, uzi ukuze ukabona abana bawe, umwana wawe atera imbere agera ku bintu byinshi. Umwana wawe nawe akabyara ukabona abuzukuruza, ukaza ureba ugeraho ukishima. Uza wishima cyane. Kadukomeze twisome ijambo ry'Imana. Igice cya 4. Muri iyo minsi, umurongo wa 4, muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma. Abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana n'abo bana, ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Imana yari itangiye kubona ko abantu batekereza nabi, bakora nabi, kandi ko bagira ingeso mbi. Nuko Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Imana ireba yuko itangira kwicuza, iravuga ati, kuki naremye abantu, kuki bankoshereje. Imana iricuza. Kuki abantu twahemukiye Imana, ntiyari twitezemo bino bintu, ntiyari twitezemo kuzayibabaza. Kuri yibabaje Imana sinzi. Izirebe neza kugira, izirebe ukuntu turaba kuri abantu turi babi, izirebe ukuntu izi kugirira neza.
urebye ukuntu Imana ikugirira neza, abaye ari wowe abaye ari wowe ugirira neza umuntu, wamara umuntu akakwitura ibintu uzi ukora uba warakoze igitangaza. Nuko ari Imana nyine, Imana ni nyembabazi mu by'ukuri. Irebye ukuntu yakwitayeho, irebye ukuntu ikugirira neza, irebye ukuntu ikugirira imbabazi buri munsi, ikakurinda, ikanga kusitara, ikanga kugenda, ikanga gukora accident, ikagenda kazi wagwara ikagukiza, wasoza ikakugaburira, muri cyo wambara ikakwambika. Imana igize ngire irebe ukuntu ikwitaho, ariko wamara ukareba ukuntu yibabaza. Gitangaza cyo iyo ushaka kukwitura nabi sinzi, ariko twebwe turayigomera, tuyivuga nabi, tukora nabi, turateshuka inzira, ariko Imana ikaguma ikatubwira ngo muhaguruke bwoko bwaje, muhaguruke mu nkorere, ikemere, ikakubwira umukozi wayo, ikakuvuga ngo ukomeze unkorere, haguruka, byuka, reka kurambarara, haguruka unkorere. Oh, haleluya, haleluya. Ndanezerewe kabisa. Katwikomereze. Kera ko ndondogoye kandi ntaratangira. Karindwi, Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uburyo ndikwa gutera commentaire ngo ntatinda. Uburyo uzogirira umugisha hahandi ubona ibintu zakomeye, wewe uzuhagirira umugisha. Mubwira uvuga ngo muri iki gihe ngo abantu ngiyisi ngo nimbi ngiragoye, ngo muri iyi minsi ngo yisi iragoye, ngo bakamumva amagambo nyine ayavuga cyane hano hanze ngo birakomeye, ngo gukiranukira Imana biragoye. Buriya uzuhaguruka urumva ati njewe ngirwaguruka kiranukira Imana, mu gihe abandi bananiwe reka mzuki. Mu gihe bikomeye, mu gihe Imana yarakariye isi yose, mu gihe Imana ivuga ngo ugiye kurimba, ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka, uzamere nka Nowa. Icenda aravuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Uzugendana n'Imana, ujya nugendana n'Imana, hari ibintu byinshi, ari inyungu nyinshi tuzaganiraho umunsi umwe. Nzashaka uburyo mpange inyigisho mbabwira inyungu zo kugendana n'Imana. Iyo ugendana n'Imana, inyungu uhura nazo. Ariko se we nturi kuzumva, Nowa yagendanaga n'Imana, yatangiye guprofita, afata igihe cyiza cyo kugendana n'Imana, cyo gukora n'Imana, cyo guhura n'Imana. Nowa yaratunganye mu gihe cye. Igihe cyawe uzugicunga, uzufata wavuga ati mu gihe abandi bananiwe, reka mu gihe cyanje ntungane. Haleluya. Kandi yabyaye abahungu 3, Shemu, Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Aho mu gihe isi yononekaye, ibintu bikomeye, Imana ireba isi, iri kureba ikaba ati ibintu bimeze gute, ariko ngo Nowa agahaguruka. Ndakwifuriza wewe uri kunyumva, mu izina rya Yesu Kristo, ugarukira Imana. Nubwo muri iyi si hagoye, nubwo bigoye, nubwo tugenda tukanyerera, nubwo abantu basaze, nubwo utubare twabaye twinshi, nubwo mu mihanda ibintu zakomeye, nubwo igihe kitameze neza, kiranukira Imana. Wewe vamo wenyine, wowe hindukira, wowe reka kugenda mu kimvunge. Nubwo urugomo rwabaye rwinshi, va mu rugomo. Amen. Ngo kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Va muri urwo rugomo. Yes, Imana ireba isi, ibone yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Tugeze kuri titire ivuga ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge.
tutarakomeza, Imana iyo ibona ikiranuka Imana ntashobora kukubwira ngo bazi inkuge, ntishobora kuganiriza itabona utayikiranukiye. Izo gusanga mu kabari kubego ngo haguruka. Burya nubwo abantu batazaba bivuga, ariko biragoye ko Imana yoza ikakuganiriza ngo wasinze ngo uri mu kabari, ngo urugero kuko ngo nari ndi mu kabari ngo ndi kunywa inzoga ngo numva Imana iranganirije. Gute kuganiriza wanywa inzoga gute? ngo ndaje ngo hari ahantu Imana zikagusanga, ikavuga ati, ikareba ikabona ugutwi kawe kuri tayari kumva, ikakuganiriza. Ntizipfa kuganiriza, niba utegereje Imana ikuganiriza uri mu bintu ntuzumva Imana, uzorinda upfa utumvishije Imana. Egeri hari ahantu ugomba kwicara, hari icanya ugomba kwicara kugira ngo Imana uyumve, Imana ikuganiriza uyumve. Ntizogusanga mu byaha urimo hariya ngo Imana ntizogusanga hahandi nawe uzi. Wewe vayo. Yesu icyo Imana yakoze, yatanze umwana wayo. Icyo wemerewe gusa ni ukugarukira Imana ikakubabarira. Sinzi impamvu narondogoye cyane. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kandi isi yuzuye iherezo ry'abafite umubiri rije mu maso yanjye, kandi isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure n'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzacemo idirisha rizaba irya mikono 1, nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushire mu rubavu rwayo, uzayishiremo amazu. Iyo hasi n'iya kabiri, hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri, ngo ubirokorane nawe. Bizaba ikigabo n'ikigore mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. 2 by'amoko yose bizaze aho uri kugira ngo ubirokore, kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Haleluya. Imana ishimwe ko icya 6 kirangije. By'ukuri ndanezerewe cyane kumvira ijambo, riramfashije nawe rigufashe. Ndangije ku murongo nkunze cyane uvuga ngo Nowa agenza atyo, ibyo Imana imutegetse byose aba ari byo akora. Ugende wumva icyo Imana igushakaho, ugikore.
uzahabwa umugisha, Imana izakurinda. Muzi amakuru y'imvura yaguye byari bikomeye, ariko Nowa Imana yamurinze. Kubera iki? Kubera ko Imana yamurinze, nta kindi. Yakoze ibyo Uwiteka yakoraga, yamushakagaho. Imana iragushaka, Imana ishaka gukora ibyo ishaka, Imana ishaka ko ukiranuka, uyikiranukira. Muri ibyo baravuze ngo ukiranuka mu Kristo we, wibuka aho wavuye ukaba. Imana yiteguye kukwakira, ntishobora kwirengagiza umutima uciye bugufi. Ntama yazimiye we, garuka. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Ndakwifuriza gukora ibyo Imana ishaka byose. Reka dusengane ubundi turekeraho. Turagushima Mana igitare gikomeye cyane. Turagushima kuri Imana idahwema kutugirira neza. Turagushima yuko uri Imana ikomeye. Twibutse neza yawe Mana, twibutse ibyo wadukoreye. Tuje gushima, tuje kuvuga imirimo yawe Mana. Turakunezereye Mana yuko uturinda, yuko utuyobora mu gihe ibindi byakomeye, mu gihe isi yahuye n'ibibazo, mu gihe intambara yazabaye, mu gihe urugomo rwawe rwinshi, ariko ukomeza ukaturindira mu buntu bwawe. Ukomeza ukavuga ngo haguruka unkorere, genda unkorere, byuka, haguruka. Dore isi yakomeye, dore isi urugomo rwakomeye, dore ngiye guteza ibibazo mu isi, ariko wewe haguruka, ibariza inkuge kugira ngo uzahunge, kugira ngo utazahura n'ibibazo. Urukundo rwawe rukaza rukansanga, rukambumbatira, nkabaho nishimye. Urakoze Mana. Ndagushimiye yuko uduhaye umunsi mwiza, ndagushimiye yuko utugiriye neza, ndagushimiye yuko ugiye kudushiraho uburinzi bukomeye cyane, ndagushimiye yuko utubwira inama, utubwiye ngo tuve hahandi ahubwo tugukiranukire, tuve aho twari turi tugukiranukire, tuve muri urwo rugomo. Nubwo isi yose imeze nabi, ntitugomba kugenda nk'uko isi imeze, ahubwo tugomba guhindukira, twe tukaba bamwe mu bakiranuka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibisarurwa ni byinshi, ngo reka abasaruzi ni bake. Hano hanze nubwo bikomeye, ariko we va mu bakiranuka, ngwino ukiranuke, boneka muri babandi bakiranuka, uboneke muri babandi bakiranuka, uboneke muri babandi biteguye gukoreshwa n'Imana, maze Imana ikubwira inama, ikuganirize kuko Imana itagenga iganirize bariya, ikagenda ikaganiriza Nowa. Nuko Nowa arahagaze mu cyanya cyiza cyo kuganirizwa n'Imana. Urakoze Imana kutubwira ijambo ryiza none iteka ryose. Amen.